kanongere musuze abakunzi ba Izere Media TV. Nkuko bisanzwe nizere ko mwamaze gukanda subscribe, nawe utarayikanda yikande ukande kunzogera ureba ahantu handitse all abariho ukanda kugira ngo ibiganiro byacu bijye biba update kuri wowe ndetse no bagenzi bawe udukorere share usangiza abandi bagenzi bawe ibiganiro tuba twabagejejeho, muduhe comment, mukande like kugira ngo mutwereke neza ko turi kumwe nkuko musanzwe mubikora. Murabizi rero channel yacu tubagezaho inama nyinshi, tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye ariko bijyanye no mu gitanda. Tubagira inama kandi namwe mutwereka ko mudukurikiye, murabitubwira tuba tubireba nubwo tutabibabwira mu makomenti, ariko turabibabwiye, turabakurikira, tuba turi kumwe namwe 5 kuri 5. Twigiriye mu kiganiro rero cy'uyu munsi twaje kuganira, twaje kubabwira cyangwa kubungura. Hari bimwe musanzwe muzi, hari ibyo mutazi, muri bungukiremo inama nyinshi. Uyu munsi twaje kubabwira ku kintu cyo gusisa abenshi ntabwo babizi. Ushobora kuvuga gusisa umuntu akumva ari nabwo bwa mbere abyumvishe, ariko burya gusisa ni ikintu cy'ingenzi. Kandi murabizi mu gitanda niho kuba ku rugo, mu gitanda niho hakurura urukundo hagati y'inshuti ebyiri, umuhungu n'umukobwa. Niho hantu hashobora kukuzanira ibyishimo bikomeye mu rukundo rwanyu. Gusisa rero nacyo ni ikintu cy'ingenzi kibera mu gitanda. Abenshi bazi yuko abagabo aribo basiswa gusa, ariko n'abakobwa barabasisa. Gusisa rero ushobora kwibaza ngo bikorwa bite, gusisa n'iki? Ubundi gusisa abenshi bazi ko bikorerwa mu mugabo, ugafata imboro ukaba wayinyunya, ariko mu buryo nabwo utazi. Hari ibyo uzi, hari n'ibyo ugiye kungukira muri kino kiganiro. Ariko hagati aho n'abakobwa nagira ngo bamenyeshe yuko babasisa. Abenshi ntabwo babizi, n'ababizi wenda b'abagabo ntabwo bisobanukiwe, ntabwo bazi ngo babikora gute. Uyu munsi ugume imbere y'iyi video urungukiramo byinshi, urabona byinshi, nuve ku murongo. Niba utarakanda subscribe ikande, ubundi ukomeze urebe wisanzuye, ubutaha uzarebe n'ibindi biganiro byacu. Tugiye guhera rero ku gusisa umugabo. Ubundi ibyishimo by'umugabo, ibyishimo by'umukobwa nuko ushobora kumurongora akarangiza, ariko burya no gusisa ushobora gusisa umuntu akarinda arangiza, akarinda abona bya byishimo bya nyuma byo mu mibonano mpuzabitsina. Ushobora kwibaza rero uyu mukobwa uti nshobora gusisa umugabo gute? Gusisa umugabo nkuko bisanzwe imibonano mpuzabitsina kugira ngo iryohere umuntu, kugira ngo igende neza, nuko muba mwabanje kuyitegura. Iyo mwabanje gutegurana ushobora kuryoherwa n'imibonano mpuzabitsina. No gusisa rero nkuko bisanzwe urabanza ugategura uwo mugiye gukorana imibonano mpuzabitsina. We mukobwa uragenda ugakarisa umugabo, ukamukora mu myanya ishobora kumukurira ibyiyumviro bye bya hafi, hahandi azumva ashatse gukora imibonano mpuzabitsina. Ugenda umukarisa ahantu hose, mu matwi, ku mabere y'abagabo naho ushobora kuhakarisa, ukamanuka ku mukondo, ukamanuka mpaka ugeze ku mboro. Imboro rero mu gihe cyo kuyisisa, urabizi imboro ubundi iba ari ntoya, igitarashyuka iba ari ntoya, iba ikiryamye. Wowe urayifata, warangiza ugatangira ukayoga. Kuyoga ni nko kugira gutya, imboro uyoga gutya, niko boga imboro. Uratangira ukayoga, warangiza ukajya uyizengurutsaho intoki zawe. Uyizengurutsaho intoki zawe, byanze bikunze iyo umugabo wabanjije kumukarisa, imboro byanze bikunze ako kanya ihita ibyuka, keretse wenda iyo bitewe n'uburwayi, ariko ubundi imboro y'umugabo ihita ibyuka. Iyo ubonye rero itangiye kubyuka, uhita ufata ururimi rwawe, warangiza ugatangira ukarukoza ku mutwe w'imboro, ugenda wagaza. Ntabwo uhita ushyira imboro y'umugabo mu kanwa kawe. Uhita ushyira ururimi ku mutwe w'imboro, ukagenda
urunyuzaho gake gake, ukagenda urumanura mpaka no ku mabya ye, ukagenda urukozaho. Noneho iyo ubonye yafashe umurego, kuko ubona yafashe umurego yabaye ndende, niho uhita uyishyira mu kanwa, ugatangira nk'uko ubona umugabo ashyira igitsina cye mu gituba cy'umugore, agatangira akajya amucumita. Nawe niko ubigenza mu kanwa, ukagenda ubikora nk'uko iyo bacumita nk'imboro mu gituba ukuntu biba bimeze, niko nawe ugenda ubigenza, ugenda uyinyunya usa nkaho ushaka kwiyimira. Ibyo nibyo bita gusisa umugabo. Uko ugenda nyine uyinyunya uyisubizamo, niko agenda azamura bwa bushagarira bushobora gutuma arangiza. Rero ubundi iyo umugabo arangije uri kumusisa arishima pe. Abagabo bakunda abakobwa cyangwa abagore bazi gusisa. Niba uri umugore ukaba wubatse, niba uri umugabo ukaba wubatse, ibintu bishimisha umugabo, gusisa umugabo birabashimisha cyane. Abagore benshi ntabwo babizi, ariko iryo ni ibanga rishobora naryo gukubakira urugo, hahandi umugabo atazifuza guca inyuma ngo ajye gushaka umukobwa hanze uzabimukorera. Wowe mugore wamaze kumva iki kiganiro, ujye ukorera umugabo wawe. Abagabo barabikunda cyane, bakunda abakobwa babasisa, bakunda abagore babasisa. Uri umugore wubatse ukamusisa umugabo wawe, ntabwo ashobora kuguca inyuma rwose. Noneho ngiye kubabwira, ngiye kubagezaho ukuntu ushobora gusisa umukobwa. Umukobwa ntabwo abagabo babizi yuko ushobora gusisa umukobwa akanyurwa. Abakobwa benshi ntabwo babikunda, abandi nta nubwo babizi, ariko umukobwa nawe baramusisa. Umukobwa nawe kumusisa, urabanza ukamutegura, ukabanza ukamukarisa. Wowe mugabo urabanza ukamukarisa ahantu hose, kumwe mu bigenzi iyo mugiye gukora imibonano mpuzabitsina, kugira ngo umukobwa yumve muri modo, yumve yuko ugiye kumurongora koko. Urabanza ukamukarisa ahantu hose, nawe mpaka hahandi uzagera ku gituba cye. Ubundi iyo umukobwa yashyukwe, tuzi neza yuko rugongo iba yabyimbye, hariho n'abahita bagira imishino yabo ikabyimba cyane, baba baracinyiyo ari miremire igaragara, irabyimba. Hari n'abo usanga yanatukuye. Rero wowe mugabo ushaka gusisa umugore wawe cyangwa umukobwa mugiye kurongorana, uramanuka neza mpaka ukagera n'umunwa wawe ku gituba, handi uzagera kuri rugongo. Ubwo rero iyo wahageze, umukobwa byanze bikunze yashyukwe, ubushagarira buramwica. Wowe icyo ukora ni ugufata ururimi rwawe ukajya urukoza mu mwenge w'igituba, aho gushyiramo imboro gushyiramo ururimi, ukajya urukozamo ariko uzamurira kuri rugongo. Niho handi azazana ibyiyumvo, ndetse ashobora no kunyara. Nk'uko uzibanyarisha imboro, n'ururimi rushobora kubikora kandi akarinda nyara. Ukagenda ufata imishino ye uyinyunya, uyonka, ari nako ushyira ururimi rwawe mu gituba cye, ubundi ukagenda urukozamo gake gake. Umukobwa ashobora no kurangiza, nk'uko n'umuhungu ashobora kurangiza, n'umukobwa ashobora guhita arangiza. Ni gutyo rero basisa. Hari abantu batazi ko abakobwa basisa, ni gutyo babasisa. Ibyo bintu bishobora kukubakira urugo, kuko ndabizi neza biryoshya imibonano mpuzabitsina. Kabone n'iyo waba uri bubikore kandi uri bunashyiremo nk'iyumviro yawe, birakunda rwose, byose biraryoha. Ariko kandi umukobwa iyo uri kumusisa ukoresha ururimi, nta nubwo ashobora kwifuza ko ushobora kumushyiramo imboro yawe. Abakobwa nabo, hari abakobwa bazi ibintu byo gusisa, barabikunda pe. Nawe mukobwa wamenye yuko bibaho, cyangwa warebye kino kiganiro, menya yuko bibaho. Niba ufite umugabo wawe uzabimukorere, niba ufite umusheri wawe uzabimusabe nawe agusise. Ni ibintu byiza cyane. Ibi bishobora kukubakira urugo, handi uzabona umugore ashobora guca inyuma umugabo we. Hari ikintu aba akeneye, hari igihe wenda aba yarabuze n'ibyo ngibyo, yarabuze uko wamusisa, yarabuze. Abagore mujye mutinyuka, mubwira abagabo banyu mu gitanda, mubabwire ibintu mukunda nk'uko nabo babibabwira, kandi mubabwire amagambo meza mu gitanda. Wewe wakurikiye iki kiganiro, nizere ko hari ibintu wungutse byinshi. Mujye mubitwereka muri komenti, mutubwire muti mwarakoze, mwatugiriye inama, mwatwigishije ikintu tutari tuzi. Tuzaza tugenda tubibona. Niba utarakanda subscribe, yikande, uzaza ugenda wungukira mu biganiro byacu
ibintu bishyashya byinshi utaruzi, ibintu bishyashya byagufasha kubaka urugo rwawe ku gitanda. Turi kumwe namwe, ibiganiro byacu nakagaruka.